diamant irimubutaka. Nobody wanted to be your love, and I was looking for a lover. Unkunda ukondi utari gold digger. Ubombonye no kurira. Akoga inda, I'm ready kukamara. You got my shoulders now, baby you could lean on. Our love feels like a fairy tale. I love you like no one else. Taona jangu size, niyo wabundi kure. Buhora na kumutima, tukababare shenge. Imbabarizu turifuza yuko Imana izajya abantu natwe. Reka rero twese tuhagurutse tugiye kuganira gahunda yacu y'iteraniro ry'indirimbo ijana na mirongo ine n'icyenda, indirimbo zo gushimisha Imana. Dusabe abaririmbyi kugira ngo biyegereze mikorofone duhimbaze Imana y'indirimbo ijana na mirongo ine n'icyenda, indirimbo zo gushimisha Imana. Imana ibaho umugisha. Twakire na pare na marene rero, aba nabo ni abantu b'igiciro gikomeye muri iri teraniro cyangwa se muri uyu mushinga wo kubaka urugo. Pare na marene bari abantu b'icyubahiro cyane kandi bakoze umurimo ukomeye, bazakomeza no kuwukora. Kandi nabo badusuze mu izina rya Yesu. Amen. Mwakoze cyane kandi mwarakoze kandi muzakomeza munakore. Reka twakire n'imperekeza. Merekeza nawe nizo dusuze mu izina rya Yesu. Abantu mwaherekeje mwese agasogone erefiye nabo bana bose bahaguruke badusuze mu izina rya Yesu. Mwakoze cyane, Mana ibaho umugisha. Birumvikana rero ko abantu dusigaje kwakira, tugiye kubakira nyine ku nshuro ya nyuma nk'abantu batumye duterana. Tuvugishije ukuri hano ntago dusanzwe duterana kuri aya masaha kwa gatandatu, ntago tubisanganywe, ariko ku bwa Justin na Florence barabidusabye, baza mu nama y'ubugingo babukereye baratubwira bati kuri iriya tariki ya 18 z'ukwezi kwa karindwi dushaka gushyingirwa, dushaka kuzandikisha, dushaka kuzasezeranira imbere y'Imana, abantu bose babireba, n'itorero ribireba, n'inshuti n'abavandimwe. Ubwo rero reka bahaguruke. Barimo guhaguruka turaha Imana amashyi menshi. Ababyeyi muhe impundu Imana yacu kuko bera niba yabigennye. Reka tubasabe bahaguruke duha Imana amashyi natwe. Barimo guhaguruka, barimo kwisuganya. Ababyeyi tuyihe impundu. Reka twumve nabo niba bazi kuvuga batuterere haleluya. Rimwe kabiri gatatu. Amen. Bari kuvuga neza rwose. Wewe muretse kwicara. Mwebwe kubera ko nyine muri abashyitsi mudasanzwe turababwira n'amagambo adasanzwe. Abandi badusuzaga tubabwira ngo nimwicare. Ariko rero mwebwe turongeraho n'ibindi. Muje neza bavandimwe. Ni muri abashyitsi mu nzu y'Imana muri iwanyu. Torero rinezeranywe namwe, rifatanije namwe ibyiringiro byanyu byose muri uyu mwanya wateguriwe ubugingo bwanyu. Fatanije namwe kugaragariza Imana kunyurwa kwaryo. Nkuko mwiyemeje gushyingiranwa bikurikije umuhango na gahunda by'itorero, ibyo kwitegura gushyingiranwa kwanyu byose byaratunganijwe kuko mwandikishije ubukwe, twakurikiranye, twafatanyije kwiga inyigisho z'umubano, mwarabaranze inshuro zirenga 3 muri uru rusengero, kandi kugeza uyu mwanya nta kintu na kimwe cyabonetse
kibasha kubabuza gushyingiranwa kwera. Turashima Imana rero, namwe turabashimira, kandi turabasaba nyine ngo mukomeze mugubwe neza. Ubu mugiye kwicara, mwicaye mugubwe neza. Korali zirahari ziraza kubaririmbira, abashumba barahari kugira ngo tubaheshe umugisha. Muraza gusezerana imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, nta kintu kibatega, nta n'inzitizi zihari. Reka tubasabe mwiyicarire, twongere duhe Imana amashyi menshi. Ababyeyi muyihe impundu. Mwakoze cyane rero, mwakoze mwese kwitabira iri teraniro, kandi ntekereza ko twese icyatuzanye muri iri teraniro ni ukugira ngo twumve amasezerano y'aba bombi, ariko nanone tubasengere kugira ngo urugo bagiye gutangira ruzagendeke neza, ruzabe urugo rw'umugisha. Reka rero twumve korali Amazing Grace, nibo bagiye kutubimburira, batugeze ubutumwa mu ndirimbo. Twumve ubutumwa baduteguriye muri rusange, cyangwa se bateguriye n'abageni bacu. Haleluya, 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 Amen. haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. 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 Imigisha imeze nk'imvura izahore mu rugo rwanyu, amajya n'amaza muhorane n'Imana rurema. Imigisha imeze nk'imvura izahore mu rugo rwanyu, amajya n'amaza muhorane n'Imana rurema. Imigisha imeze nk'imvura izahore mu rugo rwanyu, amajya n'amaza bihorane n'Imana rurema. rwanyu, amajya n'amaza muhorane n'Imana rurema. Imigisha imeze nk'imvura izahore mu rugo rwanyu, amajya n'amaza bihorane n'Imana rurema. Amajya n'amaza muhorane n'Imana rurema. Amajya n'amaza muhorane. Imigisha imeze nk'imvura izahore mu rugo rwanyu, amajya n'amaza muhorane n'Imana rurema. Imigisha imeze nk'imvura izahore mu rugo rwanyu, amajya n'amaza bihorane n'Imana rurema.
imushyira muri Edeni. Ibona ko bidahagije kwaba wenyine, imukuramo urubavu iremeva. Umugambi w'Imana wari ukugira ngo amufashe. Imana irema Adamu imushyira muri Edeni. Ibona ko bidahagije kwaba wenyine, imukuramo urubavu maze irema Eva. umugambi w'Imana Umugambi w'Imana wari ukugira ngo amufashe. Imana irema Adamu Imana irema Adamu imushyira muri Edeni. Ibona ko bidahagije kwaba wenyine, imukuramo urubavu iremeva. Umugambi w'Imana wari ukugira ngo amufashe. Imana irema Adamu Imana irema yaremye Adamu imushyira muri ibona Edeni. ko Ibona ko bidahagije kwaba wenyine, imukuramo urubavu maze kuremera Florence. Umugambi w'Imana wari ukugira ngo umugambi w'Imana wari ukugira ngo Florence uzadufasha Justin. Tubasabiye urugo ruhire, gisha amahoro n'imigisha bihora iwanyu. Umurongo w'urukundo mufitanye urambe. Umurongo w'urukundo mufitanye urambe. umurunga Umurongo w'urukundo mufitanye umurunga w'urukundo uzaramba ibihe byose. urambe. Tubasabiye urugo ruhire, maze mubyare hungu na kobwa amahoro n'imigisha bazaba bagana muri wowe bakira mu rugo rw'iwanyu. Justin na Florence umurongo w'urukundo mufitanye urambe. Umurongo w'urukundo mufitanye shimwe kubw'uyu munsi waduhaye wa Justin na Florence. Akaba ari ibinezaneza twebwe twese itorero ryawe rigaragiye Justin na Florence kubw'uyu munsi wabo ubukwe. Shimwe n'ikuzo n'ibi byawe, amen. wowe Justin uruw'Imana yaremye mu cyimbo cya Damu, iguha Florence nk'umufasha
umufasha ugukwiriye muzahorane amata ku ruhimbi rwanyu muzahorane amata ku ruhimbi rwanyu wowe Justini uruwimana yaremye mu cyimbo cya damu iguha Florence nk'umufasha ugukwiriye muzahorane amata ku ruhimbi rwanyu muzahorane amata ku ruhimbi rwanyu wowe Florence uruwimana yaremye mu cyimbo cya Eva iguha Justini nk'umutware ugukwiriye muzahorane amata ku ruhimbi rwanyu muzahorane amata ku ruhimbi rwanyu wowe Florence uruwimana yaremye mu cyimbo cya Eva iguha Justini nk'umutware ugukwiriye muzahorane amata ku ruhimbi rwanyu muzahorane amata ku ruhimbi rwanyu tubasabiye urugo ruhire urugo ruhire mahoro n'imigisha amahoro n'imigisha bihora iwanyu urunga urukundo urunga urukundo mufitanye murambe umurunga urunga urukundo mufitanye tubasabiye urugo ruhire urugo ruhire mahoro n'imigisha imigisha bihora iwanyu urunga urukundo urunga urukundo mufitanye murambe umurunga urunga urukundo mufitanye urambe umurunga urunga urukundo mufitanye tubasabiye tubasabiye urugo ruhire mahoro n'imigisha amahoro n'imigisha bihora iwanyu umurunga w'urukundo urunga urukundo mufitanye urambe. Haleluya, haleluya. ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe niryo ritwigisha, mu ijambo ryawe niho dukura ubushake bwawe. Ndakwinginze rero kugira ngo uyu mwanya tugiye kuritegera amatwi umanukire kubana natwe, kandi umukozi wawe ugiye gukoresha kubera igikoresho kizima wishimira. Kandi mwami, ibyo ushaka ko tumenya kuri uyu munsi reka ubimunyuzemo, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Twakiriye rero Pastor Edith kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Mbere na mbere reka dushimire Imana itwemereye guhagarara hano kandi tukaba tutagiye kuvuga amagambo yacu, ahubwo tugiye kuvuga Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorenti mu bice byaho 5, turasoma umurongo wa 17. Aravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Dusoreze nanone mu Befeso ibice byaho 5 ku murongo wa 22 tugeze ku wa 25. Havuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutware w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutware w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero rye akaryitangira. Amen. Mu gice cya mbere duhereyeho mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korenti, aratubwiye ngo nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Aravuga ngo ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Bakundwa bene data, uyu munsi ni umunezero kuko twese uko turi hano twahujwe n'abageni bacu batwicaje aha hantu kuva mu gitondo ndetse kugeza iyi saha tukaba tubonetse mu nzu y'Imana. Ku bwa Justin na Florence tunejejwe nabo kandi Imana ishimwe kuko yashimye ko batangira urugendo rushya rw'urushako muri ubu bukwe bwabo, bakaba baje n'imbere y'Imana gusaba Imana umugisha. Ariko ndagira ngo mbere y'uko tuganira dutekereze ku bintu bibiri ndumva ari byo nshaka kuza kuvugaho muri uyu mwanya. Icya mbere tugiye kurebera hamwe impamvu yo kugira urugo. Ni ukubera iki abantu dukwiriye kugira urugo? Ni byiza kandi ko tunibaza ngo ese urugo rukwiriye rwubakwa n'iki? Ndumva ari ibyo bintu bibiri ngira ngo tutindeho kandi mu kanya gatoya. Duhereye kuri iki cya mbere nari mvuze ngo impamvu yo kugira urugo, nk'Abanyarwanda twese dufite urugo rumwe duhuriyemo rw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, hanyuma bikarenga no mu buzima busanzwe buri wese akagira aho ataha. Ari nayo mpamvu uyu mwanya twicaye gutya twicajwe na babiri babitekerejeho bakumva ko bakwiriye kugira nabo ikintu biyemeza, bakavuga ngo reka dushinge urugo rwacu. Hari rero impamvu nyinshi cyangwa se nyamukuru ushobora kurondora ugasanga ni nyinshi, ariko muri uyu mwanya natekereje kuvuga ku impamvu zigeze kuri 7 zo ntari butindeho cyane, zishobora gutuma umuntu aba motive mu buryo bwo kugira ngo agire urugo. Impamvu ya mbere naratekereje nsanga hari uko mu gitabo cy'Itangiriro babivuze. Baravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Iyo usomye igitabo cy'Itangiriro ibice 2 umurongo wa 18, ahangaho uhasanga impamvu yo gushaka cyangwa se yo gufashanya mu kubana. Gufashanya mu kubana si byiza ko Justin akomeza kuba wenyine, ahubwo agiye gushaka umufasha umukwiriye. Iyo ni impamvu. Ubwe uricara ubwawo kumva kugumya kubaho wenyine ntibihagije, ukumva ukeneye undi muntu ku ruhande rwawe. Imana ishimwe ko turi hano twese turi abakandida bo kuba muri uyu muryango w'Imana cyangwa se wo kugira amahitamo y'ahantu tubarizwa. Twagize umugisha cyane, turi kumwe n'abihaye Imana, abaseri ndetse na padiri.
turi kumwe n'abashatse, turi kumwe n'abana bato bashobora nabo kuzahitamo amahitamo yabo bakagira aho bayerekeza. Ariko uyu mushinga cyangwa se iyi mpamvu nyamukuru yo kugira ngo umuntu agire urugo ntabwo ari ikintu cyiza, ari impanuka, ahubwo ni ikintu gisaba gutekereza. Warangiza kubitekerezaho ukavuga ngo njye ndumva umuhamagaro wanjye nk'uyoboye ahangaha. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Iyo ni impamvu ya mbere rero yo gufashanya no kubana. Hanyuma indi mpamvu ya kabiri nashatse ko tuyivuga muri ubu buryo, ivuga ngo kugaragaza urukundo rw'Imana. Kugaragaza urukundo rw'Imana mu gitabo twasomye cya kabiri hano mu Befeso, Pawulo yarabivuze avuga ngo bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze iki? Itorero rye. Kugaragaza urukundo rw'Imana muri kominote aho turi dutandukaniye, iyo twabanye n'abantu bose tukaba turi kumwe mu rukundo, aho ngaho Imana ikintu ibihagushyiriye ni ukugira ngo ugaragaze urukundo rw'Imana. Haleluya, ndabifuriza gukomeza kubaho mu rukundo rw'Imana. Indi mpamvu ya gatatu natekereje ishobora gutuma umuntu agira urugo cyangwa se ahitamo ahantu ho kuba, cyane cyane ku rugo, ni ukubyara no kurera abana, kandi abo bana tukabarerera hehe? Mu Mana. Nanone iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28 uhasanga iyo mpamvu, aho ijambo ryavuze ngo mwororoke mugwire, mwororoke mugwire. Rero ahangaha Imana yahaye abashakanye inshingano yo kubyara no kurera abana bafite indangagaciro za gikristo zo kubaha Imana. Indi mpamvu ya kane ishobora gutuma umuntu agira urugo ni ugufashanya gukura mu buzima bw'umwuka. Nanone muri iki gice cy'Itangiriro uyu murongo wa 28 harabivuga cyane, mwororoke kandi mugwire. Iyo umukristo yereye imbuto umuturanyi we, uko biri kose wa muturanyi utarukijijwe yifuza kugira ubuzima bumeze nk'ubwa wa mukristo. Iyo abihaye Imana bereye imbuto isi yose, niho umuntu nanone agira gutekereza ati nanjye ndumva nshaka kubaho nk'abapadiri, nk'abafureri, nk'ababikira, umuhamagaro wanjye nkawuyobora hariya. Burya nubwo batekereza ko abihaye Imana yenda batabyara, ariko babyara benshi biturutse kuki? Ku mbuto baba bezi. Imana ishimwe. Njya nkunda cyane buryo ki Imana iduha ibyigisho bitandukanye, kandi ugasanga iyo ushubije amaso inyuma ukareba, ugasanga hari abantu benshi bahindukiye cyangwa se baje kuri Kristo biturutse kuki? Kuri za mbuto za wa mukristo. Gufashanya gukura mu buzima bw'umwuka nabyo ni kimwe mu nshingano Imana yahaye ba bantu bari hamwe mu rugo rumwe bahuje wa mutima. Indi ngingo ya 5 yatumye habaho urugo ni ukwirinda ubusambanyi. Pawulo mu rwandiko rw'Abakorani ibice 7 yarabivuze ku murongo wa 2 ngo kubera kwirinda ubusambanyi buri mugabo agire uwe mugore, kandi buri mugore agira uwe mugabo. Gushyingiranwa rero ni inzira Imana yatanze kugira ngo abahisemo kubana babane mu buryo bwera kandi bwemewe bushimwa n'Imana. Icya 6 gituma habaho urugo ni ukubaka umuryango mugari ndetse no kubaka igihugu. Urugo rwiza rurema abantu bafite imyitwarire myiza, kandi rutanga amahoro n'iterambere mu muryango mugari no ku gihugu cyacu. Iyo urugo rutekanye, n'abana baratekana, n'igihugu kikatekana. Kubera iki? Kubera umuryango utekanye. Iyi ngingo ya 7 nshaka gusorezaho kuri iyi mpamvu yo kugira urugo ni ugusohoza umuhamagaro Imana yahaye umuryango. Gusohoza
umuhamagaro Imana yahaye iki umuryango. Ndagira ngo abageni aka kantu bakumve cyane. Justin na Florence, hari impamvu ikomeye akenshi iyo tubireba gutyo umuntu aba atarasobanukirwa, ariko nimwicara mu rugo rwanyu mugatekereza ubuzima, mugatekereza aho mwamenyaniye, mugatekereza igihe mumaze mumenyanye, mugatekereza inshuti mwari mufite, ariko Imana igahitamo mwebwe ubwanyu uko muri babiri ko ari mwebwe muhura mugakora uyu muryango, murasanga harimo ikintu gikomeye. Imana irimo kubashakaho gusohoza umuhamagaro wanyu yabahamagariye mu muryango mugari igiye kubaha. Ubu twebwe twese turi hano twahindutse umuryango wanyu, n'abandi Imana izabaha bazaba ari umuryango. Kubisohoza neza rero, hari icyitegererezo cy'umugabo nkunda witwa Yosuwa. Yaravuze ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Urugo rugomba kuba ahantu Imana yubaha, urugo rugomba kuba ahantu hasengerwa, kandi rugomba kuba hantu hakorera Imana. Abana bamaze kuririmba babivuze bati turabifuriza umugisha mu buryo bwose, ariko na Yosuwa yaravuze ngo aragambirira arabihamya ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Wowe Justin na Florence murakwiriye kuba abagabo bo guhamya ko mwebwe ubwanyu mukwiriye kuba abantu ba mbere bo gukorera Uwiteka. Urugo rero ntabwo ari ahantu abantu babiri baba hamwe gusa, ahubwo ni isezerano ry'Imana rigamije kubaka abantu, rigamije kurera urubyaro rwubaha Imana, rugamije kugaragaza urukundo rwa Kristo, rugamije guhesha Imana icyubahiro. Iyo urugo rwubatse ku Mana ruhinduka umugisha ku bashakanye. Iyo urugo rwubatse ku Mana ruhinduka umugisha ku bana. Iyo urugo rwubatse ku Mana ruhinduka umugisha ku itorero ndetse no ku gihugu. Ndabifuriza kugira urugo rw'umugisha, ndabifuriza kugambirira nka Yosuwa mukavuga ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Yewe n'abazubatse kera natwe twitekerezeho turebe, ese koko natwe muri iki gihe cya none turacyahagaraye kuri iri jambo ryo kuvuga ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, njyewe n'umutima wanjye wose maramaje gukorera Imana. Imana itugirire neza. Iyo yari ingingo ya mbere nari ndimo ntindaho, ariko reka ngere ku ya kabiri, cyangwa se ikibazo cya kabiri twagombaga kwibaza kivuga ngo urugo rwubakwa n'iki? Urugo rwubakwa n'iki? Ubusanzwe urugo rushobora kubakwa bitewe n'ibintu bitandukanye abantu batekerejeho cyangwa se bararikiye. Hari abubaka urugo bakurikije bagendeye ku bukire, hari abubaka urugo bagendeye ku bwiza, hari n'abarwubaka bagendeye ku rukundo, yewe hari n'abarwubaka bashingiye ku marangamutima. Ariko Bibiliya itwigisha ko urugo rugomba kuba rwubatse kuri Kristo. Urugo rugomba kuba rwubatse kuri Kristo. Bageni bacu, uyu munsi nimwakire itangiriro rishya ry'ubuzima bushya bwubakiye kuri Kristo. Pawulo yaravuze muri indi jambo rye nkunda cyane, aravuga ngo ibya kera biba bishize. Buriya iyo nimwicara mukareba muzasanga muri buri cyiciro umuntu ageramo hari ukuntu Imana ihita ihindura CV ye, hari ukuntu ihita ihindura amateka. Ibya kera biba bishize, bisobanuye ko hari amateka ya mbere Imana ibikuyeho, hanyuma umuntu agatangira ubundi buzima. Reka ntange urugero rworoshye. Justin yari afite iwabo, Florence nawe afite iwabo. Buri wese yari afite uko yigenga, buri wese yari afite uko yitegeka, buri wese yari afite amasaha avuga ngo ndatahiraho mu rugo, ngomba kugera mu rugo yenda isaha izi n'izi.
wari ufite inshuti zitandukanye washoboraga gusura amasaha runaka ukagenda ukarara, ariko ibyo ni ibya kera. Uyu munsi muri uru rugo mwubatse birabasaba ko muhindurana ingamba, muhindurana n'iki n'imyitwarire. Niba wagendaga nyine ukirarira kwa tante cyangwa undi akirarira kwa pare nuko, ariko uyu munsi uzajya ugenda usabye iki? Uburenganzira uwo mwashakanye. Ibya kera biba bishize, kwa kwigenga kuba gushize. Niba wari ufite uburyo ki utwerera abantu, yego ni byiza gutwerera inshuti n'abavandimwe, ariko muri iki gihe kubera ko utakiri uwawe ngo wigenge, ntabwo ukiyoboye wowe ubwawe, ahubwo muragomba guhuriza hamwe imbaraga zanyu kugira ngo urugo rubashe gukomeza kugenda neza. Mwubake rero urugo kandi murwubakire kuri Kristo. Kristo yatanze urugero ntari butindeho cyane. Nusoma muri Matayo ibice 7, wenda ugahera ku murongo wa 24 n'uwa 25, urahasanga inkuru yo kuntu abantu bubatse inzu. Yesu yaravuze ngo umuntu wubaka ku rutare, uwo muntu ameze nk'umuntu wumvira ijambo ry'Imana. Kubaka ku rutare, urutare nta rundi ni Kristo. Kubaka kuri Kristo nicyo kintu cya mbere gikomeza urugo rw'abana b'Imana. Mu rugo rero haba ibigeragezo, yewe haba n'ibibazo. Iby'ubukungu bishobora kuza, kutumvikana bikaza, uburwayi bukaza, ibigeragezo bigutera gucumura bikaza, ariko urugo rwubakiye kuri Kristo ntabwo rusenyuka, kubera ko Kristo hari icyo atanga gikomeye. Atanga kwihangana, atanga kubabarira, atanga gusengera hamwe, atanga gusoma ibyanditswe byera, atanga kubwizanya ukuri, hanyuma agatanga no gukorera Imana munezerewe. Muhitemo rero gukorera Imana kuko Yosuwa yabivuze ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Uyu munsi ntabwo ari ugusezerana gusa, ni umunsi wo gufata icyemezo ku rugo rwanyu ruzaba urugo rw'Imana, ruzaba urugo ruyobowe n'Imana, ruzaba urugo rwubakiye ku musingi wo gusenga, ruzaba urugo rwubakiye kuri wa musingi wo gusangira ijambo ry'Imana, kuko mu ijambo ry'Imana niho muzakura inkomezi yo gukomeza urugo rwanyu. Ndagira ngo nongere mbibutsa akantu gatoya nenda gusoza. Hari igihe umuntu iyo akiri mu cyiciro runaka, iyo akigezemo yumva ko hari se yashubijwe. Oya, ndagira ngo ntimuzicare ngo mudamarare, ahubwo ni igihe mugiye gutangira, ni igihe mugiye kurushaho gukora, ni igihe mugiye kurushaho kwegera Imana kugira ngo Imana nayo irusheho kubegera. Ntimuzabe abakristo bo ku cyumweru gusa cyangwa se ngo birangirire ahangaha. Nizera ko tutabibaziho, ariko nkuko nari mbivuze hari abamara gusezerana bakazagaruka mu rusengero baje kubatirisha abana, abandi bakazagaruka mu rusengero ari uko Noheli yabaye. Bene data, muramenye, ntimuzaba abakristo bo ku cyumweru gusa. Nimube abakristo mu rugo, mube abakristo mu magambo muvuga, mube abakristo mu mibanire yanyu, mube abakristo mu rukundo mukundana rwo gukunda bene so, kandi mugire kubabarirana, bityo no mu burere bw'abana Imana izabaha bazabashe kubasoromaho icyitegererezo cyiza. Aho hose mutegetswe kuhaba kandi muri abakristo. Bakundwa bageni, bene data torero ry'Imana, ndagira ngo nsoza twese twibukiranye inshingano z'urugo rwacu. Abazubatse kera twibuke uko tuzibayemo, twibuke uko duhagaze mu kwihangana, turebe niba ko kuri urugo rwubatswe kera rwarubatswe kuri Kristo. Nusanga rwarubatswe ku musenyi, nawe urabizi inzu yo ku musenyi uko byagenze, ngo imvura iragwa, imivu igatemba, ngo byose bikagendana n'iyo nzu. Ahari se kukuvuga bakuvuga, urugo rukarangira, ariko Imana icyo ishaka ni uko twubaka ku rutare ari rwo Kristo. Reka mbwira abageni nanone nsoza,
mbabwire ngo uyu munsi mutangiye urugo rushya, mwemerere Yesu Kristo abe ari we shingiro ryarwo. Nimusenga musenge mukundanye kandi mugire kubabarirana, mukomere mu Mana, bityo urugo rwanyu ruzagaragara mu buryo bukomeye, rudahuha n'inkubi z'umuyaga. Ibyo ni byo mbasabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Indirimbo 190 mu gitabo cyo gushimisha Imana. Baririmbyi badufasha. Iyo turi hamwe n'umukiza wacu atuyobora inzira nziza, abamwiringira bakamwitonda
bagomba kubakira hamwe urugo rwabo bagahabwa umugisha n'Imana yagize iti mugwire mwororoke, kandi urugo rwabo bakaruyobora mu bunyurwe mu kubaha Imana no gukomeza itorero ryayo. Umugabo n'umugore kandi bagomba kugira umubano umwe rukumbi kandi utadohoka, uko niko Imana ibishaka. Bityo ntibakwiriye gutana cyangwa kwahukana cyangwa gushaka abagore benshi cyangwa abagabo benshi kugira ngo imibiri yabo ariyo nsengero z'Umwuka Wera itangizwa, ahubwo kugira ngo Imana ihimbarishwe imibiri yabo. Mukwe nawe mugeni rero nimutegere amatwi kandi mwumve inshingano zijyanye n'abashyingiranwa. Ni ngombwa ko abashyingiranwa bamenya kandi bakazirikana igihe cyose inshingano zabo. Ijambo ry'Imana nk'uko twaryumvise ridusaba kugandukirana kubwo kubaha Kristo, rigira riti bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu. Bagabo namwe mukunde abagore banyu ntimukabasharirire. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we, kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Wowe Hitimana Justin uzakunde umugore wawe Uwimana Florence, uzamukunde nk'uko Kristo yakunze itorero rye akaba yararyitangiye, niko nawe usabwa kuzajya witangira umugore wawe. Uzamukorere utizirikana ubwawe kandi uzamurinde igihe cyose. Ujye uhora uharanira kumutunganira kandi ntugatekereze na rimwe kumwirukana, ahubwo mujye mugirana inama hamwe yibakomereye, kandi ibyo byose mubikore mu rukundo. Ntuzamuharike kuko Imana yaremye umugabo umwe n'umugore umwe kugira ngo abo bombi babane babe umubiri umwe. Ntukagirane agakungu n'undi muntu uwo ari we wese, yaba igitsina gore cyangwa igitsina gabo, ahubwo ujye ukorana ubushishozi ndetse n'umwete kugira ngo ubashe kubona ibitunga urugo rwanyu. Wowe Uwimana Florence ujye uhora uzirikana ko Imana ubwayo ariyo yashimye ko uba urugingo rw'umugabo wawe Hitimana Justin. Nk'uko itorero rihambiriye kuri Kristo rikamugandukira rikamwubaha, uko niko nawe uzakunda umugabo wawe. Ujye uhora uharanira kumutunganira kandi ntugatekereze na rimwe kumureka cyangwa kwahukana, ahubwo mujye mugirana inama hamwe yibakomereye kandi mu rukundo. Ntukemerere umugabo wawe ko akuzaniraho undi mugore, kuko Imana yaremye umugabo umwe n'umugore umwe kugira ngo abo bombi babane babe umubiri umwe. Nuko rero ntukagirane agakungu n'undi muntu uwo ari we wese, yaba igitsina gabo cyangwa igitsina gore, ahubwo ujye ushaka icyateza urugo rwanyu imbere kugira ngo rurangwe n'ibyiza, kubaha Nyagasani no guharanira amahoro biture mu rugo rwanyu. Mwebwe rero mwembi mujye muhora mukundana, haba mu bukene cyangwa mu bukire, murwaye cyangwa muri bazima, mukiri bato cyangwa mugeze mu zabukuru. Urukundo rwanyu mujye mukomeza kururinda. Mujye muhora muzirikana ko muri abaragwa b'iby'ubwami bw'Imana, ku bw'ibyo bijye bibatera gukomeza guhugurana, kuzuzanya mu bitunganye byose, buri wese azirikana mugenzi we aho ari hose, haba ari mu bandi, mu butegetsi ndetse no mu itorero. Mujye mubana mufite ubwenge n'urukundo, kandi ntimukarakaranye, kugira ngo amasengesho yanyu musengera hamwe atazagira inzitizi.
reka twumve indirimbo tugezwaho na groupe Arufa. muri beza abimana yiremeye muri beza muri beza muri beza abimana yiremeye muri beza cyane we muri beza muri beza we abimana yiremeye muri beza muri beza muri beza abimana yiremeye muri beza cyane ababyeyi yiremeye muri beza cyane abimana yiremeye muri beza cyane abakobwa yiremeye muri beza cyane abimana yiremeye muri beza cyane nukuri abageni yiremeye muri beza cyane abimana yiremeye muri beza mwebwe mwese yiremeye muri beza cyane abimana yiremeye muri beza cyane muri beza muri beza abimana yiremeye muri beza muri beza muri beza abimana yiremeye muri beza cyane muri beza muri beza abimana yiremeye muri beza muri beza muri beza abimana yiremeye muri beza cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Twishimire ku munsi w'abageni bacu duha Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Amen. Duha Imana amashyi menshi cyane ku bw'abageni bacu. Haleluya. 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 Urera Yesu. Amen. Uyu ni wo munsi Uwiteka yangeneye, nari ngutegereje mfite amatsiko menshi, n'itangiriro y'umunezero wuzuye, ndi kumwe n'uwo Uwiteka yangeneye. Mana, Mana yanjye ndagushimye cyane, nanjye nuko ndashima umwami wanjye, iri sezerano yarimpaye kera, ndaje dufatanye urugendo rusigaye, kubu buzima tuzarusoza neza. Uyu ni wo munsi Uwiteka yangeneye, nari ngutegereje mfite amatsiko menshi, n'itangiriro y'umunezero wuzuye, ndi kumwe n'uwo Uwiteka yangeneye. Mana, Mana yanjye ndagushimye cyane, nanjye nuko ndashima umwami wanjye, iri sezerano yarimpaye kera, ndaje dufatanye urugendo rusigaye, kubu buzima tuzarusoza neza. Mbere yuko muvuka, oh, mbere yuko mubaho, Uwiteka, Uwiteka yarazi neza ko muzaba umwe. Mbere yuko muvuka, mbere na mbere mubaho, Uwiteka, Uwiteka yarazi neza ko muzaba umwe. Mbere yuko muvuka, mbere na mbere mubaho, Uwiteka, Uwiteka yarazi neza ko muzaba umwe. Ndagushimira mwami iby'imbaraga wakoze, nimumfashe tuyishimire
impaye uwo nasabye ibihumeka byose n'ibiguha icyubahiro mana yera uri uw'icyubahiro mana yanjye ndagushimye cyane ndagushimira mwami iby'imbaraga wakoze nimumfashe tuyishimire impaye uwo nasabye ibihumeka byose n'ibiguha icyubahiro mana yera uri uw'icyubahiro mana yanjye ndagushimye cyane mbere yuko muvuga bageni bacu mbere yuko mubaho uwiteka yarazi neza ko muzaba umwe mbere yuko muvuga mbere na mbere yuko mubaho uwiteka yarazi neza ko muzaba umwe mana yacu uri umuhanga cyane upangira buri muntu imibereho iboneye ukamuharurira inzira y'ubuzima mana ndagushimye cyane mana yacu uri umuhanga cyane upangira buri muntu imibereho iboneye ukamuharurira inzira y'ubuzima mana ndagushimye cyane mana yacu uri umuhanga cyane upangira buri muntu imibereho iboneye ukamuharurira inzira y'ubuzima mana ndagushimye cyane bagiye kubana ubudatandukana muri uku gushyingiranwa kwabo kwera. Tubasabe base n'abegera hano kugira ngo tuze kuvuga, begera aho imbere gatoya aho turinganira kugira ngo tuze kuvuga nabo batwumva neza. Aho umukara mwegera aho hafi rwose tube turebana neza. Arakoze cyane. Yego. Tusabe babegereze kandi mikrofone kugira ngo baze kubona uko badusubiza. Pare na marene bakwegera hafi kugira ngo baze kujya babafasha. Tugiye kubanza twumve amasezerano ya Hitimana Justin. Wowe Hitimana Justin, wemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ko Uwimana Florence abo umugore wawe, mbese uremera inshingano umaze kubwirwa kandi usezeranye kuzuzuza mu gihe cyose uzaba ukiriho n'umugore wawe? Niba ari kubyemeye bihamirize imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo. Urazamura ikiganza cyawe cy'iburyo utubwire niba ubyemera. Arongeraho n'ijambo rivuga ngo Imana ibimfashemo. Agiye kongera azamure rero bivuge neza kugira ngo Imana nayo ikomeze ibimufashemo. Ngewe Hitimana Justin ndabyemeye kandi ndabisezeranye, Imana ibimfashemo. Rakoze cyane Justin. Imana amashyi menshi. Ariko buriya ababyeyi bavugije impundu byaba ari byiza, Imana yanezerwa cyane.
reka twumve Florence namara kuvuga aha murakoze cyane. Imana ikunda ko tuyihimbaza, ntabwo aya mashyi n'impundu tuba dukoma inshuro nyinshi abari gushima Imana, kandi Zaburi irabidusaba ngo dushime Imana tuyivugirize impundu. Reka twumve rero na Florence. Nawe Uwimana Florence, wemereye imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ko uyu Hitimana Justin aba umugabo wawe. Mbese uremera inshingano umaze kubwirwa kandi usezeranye kuzuzuza mu gihe cyose uzaba ukiriho n'umugabo wawe? Niba ari kubyemeye, bihamiriza imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo. Nawe urazamura ukuboko kwawe kw'iburyo. Yewe Uwimana Florence, ndabyemeye kandi ndabisezeranye, Imana ibimfashemo. Florence arakoze cyane. Imana yo mu ijuru niyo yonyine yabafasha bakabishobora. Bamaze rero kubyatuza akanwa kabo, kandi babikoze rwose ku bushake bwabo, kandi uhereye na kera buriya kuva batangira kubitekerezaho buriya ayo masezerano barabyemeranyijwe. Uyu mwanya ni ukuza kubitubwira, ariko babivugira n'imbere y'Imana ndetse n'itorero ryayo. Bagiye rero kongera kubihamya bambikana impeta nk'isezerano, nk'ikimenyetso cy'isezerano. Reka dusenga Imana. Mana, uri Imana nziza, uri umunyacyubahiro, uri Imana itajya yica amasezerano. Uyu mwanya Justin na Florence bamaze gusezerana ko bazabana iteka kugeza bapfuye. Babyatuje akanwa kabo, ariko kandi bagiye no kubihamisha kwambikana impeta. Izi mpeta turazisengeye, turakwinginze ngo uzihe umugisha, kandi igihe cyose Mwami bazaba bakiriho bajye bazambara nk'ikimenyetso cy'uko basezeranye kubana ubudatandukana. Ndakwinginze rero kugira ngo iri sezerano bagiranye uribemo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Barakoze cyane rero. Tugiye kubanza twumve Justin yambika Florence impeta, kandi agira n'amagambo meza amubwira. Hindukira neza murebe neza. Yego ko nguko. Ngewe Hitimana Justin kwambitse iyi mpeta gusezeranya kugukunda no kubana nawe mu kuri nta buryarya. Justin arakoze cyane. Arakoze cyane. Reka twumve na Florence ko ariko abyemera, ko nawe ayo masezerano ye ariko azabigenza. Yewe Uwimana Florence, wambitse iyi mpeta gusezeranya kugukunda no kubaka nawe mukuri no nta buryarya. Imana ibimfashemo. Imana imufashemo, nawe arayimusezeranyije kumukunda no kubana nawe mukuri nta buryarya. Bakaze cyane. Amasezerano mumaze kugirana rero ni amasezerano akomeye, ni amasezerano akomeye, kandi bagomba kuyambara. Yego, nayumwambike ku kuboko kwe kw'ibumoso, sibyo? Yego. Yego, ugiye kubisubiramo neza. Unabivuge cyane, biriya bintu byature cyane. Ngewe Uwimana Florence nkwambitse iyi mpeta ngusezeranya kugukunda no kubana nawe mukuri nta buryarya. Byature neza cyane rwose. Yewe Uwimana Florence, wambitse iyi mpeta ngusezeranya kugukunda no kubana nawe mukuri nta buryarya. Arakoze cyane Florence. Imana imuhe umugisha. Magambo mumaze kuvuga arakomeye. Masezerano mumaze kuvuga muyatuje akanwa kanyu, kandi mubivuze neza, n'Imana ibyumve. Hari ikintu kimwe mukwiye kumenya kandi gikomeye. Ibi bintu mubivugiye imbere y'Imana, ahantu hari Imana. Haleluya. Hari itorero ryayo, sibyo? Rero aya masezerano muzayagumemo.
turabinginze ku bw'imbabazi z'Imana muzayagumemo muyashikamemo. Reka mbasabe mupfukame twongere tubasengere kugira ngo Imana izabashoboze. Mana y'imbabazi, Mana y'urukundo, uhereye kera kose wari ubizi neza ko Justin na Florence bazubaka urugo, kandi uyu munsi urabishyikije. Bamaze kubyatuza akanwa kabo bavuga ko bazabana kugeza ku rupfu cyangwa se ugarutse gutwara itorero babaye bakiriho. Turabasabira umugisha, turabasabira kugira ngo uru rukundo bagiranye kuva kera, kuva bamenyana, uyu munsi bagaragarije imbere yawe ndetse n'imbere y'iri torero, uru rukundo rushyigikire. Mwami, uru rugo urubemo, uruturemo, ube umuyobozi w'urugo rwabo, ubahe umugisha mu majya no mu maza, ubahe umugisha mu by'imibereho kandi ubahe umugisha mu by'umwuka. Mwami Imana Nyiringabo, nk'uko bagaragaye ahangaha, Justin ari umukwe, Florence ari umugeni, turabizi ko hari igihe kimwe nkanda yawe izavuga ukaza gutwara itorero. Uwo munsi abizera bazaba ari abageni, wowe Kristo uri umukwe. Turabasabira kugira ngo Mwami bakomereze muri ubwo buntu bwawe, ndetse n'igihe uzaza gutwara itorero bazaboneke nabo Mwami Imana ari abageni, nawe uri umukwe, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Haleluya. Mpamirije imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ko wowe Hitimana Justin nawe Uwimana Florence muhambiranijwe n'umurunga wo gushyingiranwa nk'uko amasezerano mumaze kugirana ari. Uyu munsi Imana irabemera nk'umugabo n'umugore, kandi nta muntu n'umwe, nta n'ikintu na kimwe gikwiye gutandukanya ab'Imana yafatanije. Duhe Imana amashyi menshi. Haleluya, haleluya. Turishimye kandi turanezerewe, bose bamaze guhamya ko bemera kubana n'Imana, irabihamya. Kandi nk'uko nyine tumaze kubyatura, nta kintu na kimwe gikwiye kubatandukanya. Ubu ntibazamutse mu ntera, niko bimeze. Kandi dusaba abadiyakoni badukize uyu mukeka. Noneho rero Justin azamuke na Florence bafatanye neza, nibarangiza Justin yitonda twereke Florence neza. Ubu mwanya aratwikiriye, ariko agiye kumwereka itorero. Yahoze areba imbere, nta nubwo mwe mwamurebaga neza Florence na Justin, ntabwo mwamubonaga, ariko Florence wenyine byari birenze kuko yaratwikiriye. Kandi tubasaba rero barebane, narangiza mutwikurure neza kugira ngo namwe mumubone. Korari badushyiriyeho agakorasi byaba ari byiza cyane. Mutima wanjye uvuge, uyu ni umunsi mushya, ni uw'amateka mashya. Mutima wanjye uvuge, ibindi mboni bivuge, vuga imirimo yawe n'ibitangaza ukora, ukorera n'ibitangaza ukora, ukorera abantu. Barakoze cyane korari. Barimo rero Justin arashaka kubereka Florence mu buryo rwose bugaragara. Munyemerere duhe Imana amashyi menshi. Babyeyi twongere duhe Imana impundu. Ibintu rero byose mwabihamije mu bimenyetso, mu magambo, ariko murashyiraho n'umukono. Nimuze hano rero, mwegere hano kugira ngo mudusinyire muri ibi bitabo. Hano nicaye. Uyu ni umunsi mushya, ni uw'amateka mashya. Mutima wanjye uvuge, yuko neza
basoze guhamya amasezerano yabo mu buryo bwose bushoboka. Reka rero dusabe abashumba ndetse na padiri begere hano hafi kugira ngo dufatanye gushimira babageni tubakikije, bamwe bagiye iburyo bwabo abandi ibumoso bwabo kugira ngo dufatanyirize hamwe. Turashimira cyane rero Hitimana Justin mu izina rya paruwasi ya Rubengera. Turashimira Hitimana Justin na Uwimana Florence, tubashimira ko bavuye mu cyiciro cy'urubyiruko binjiye mu kindi cyiciro cy'abantu bakuze cy'abantu bubatse. Ndatekereza ko binjira mu rubyiruko nabo bahoze mu cyiciro cy'abana, icyo gihe rero baracuka baba urubyiruko, ariko uyu munsi binjiye no mu kindi cyiciro cy'abantu bakuze. Kandi ku mugaragaro iyi couple nubwo ishyingiriwe hano turayishyikiriza paruwasi ya Rububazi, bashyingiriwe muri paruwasi ya Rubengera, ubwo tugiye kubashyikiriza iyi paruwasi ya Bubazi. Umushumba wayo arahari, Justin nzi ko ari umukristo wa paruwasi ya Bubazi. Florence rero tugutanze Bubazi uzagenda ukorera Imana muri paruwasi ya Bubazi kandi uzayikorere neza. Rero dufatanyije n'abashumba reka tubahe iki cyemezo, mwese mugikoreho bashumba. Yego, tubashimira cyane, muhe Imana amashyi menshi. Turishimye, ababyeyi barishimye, n'itorero turishimye. Ngo bashaka gukomeza kudufotora. Abafotozi bakoze cyane. Tuba tubibuza ko abantu bemerewe gufotora. Buri impamvu bano bantu tubambika itaburiya, abantu bemerewe gufotora bahagurutse muri uru rusengero ni aba babiri bonyine. Abandi buriya utambaye itaburiya ntabwo baba bemerewe guhaguruka. Wayafata wicaye, urumva mwese mufotoye ntabwo byazapfa koro. Haleluya. Kandi nanone aba bageni turabaha impano nka paruwasi ya Rubengera, ni ijambo ry'Imana, iyi ni Bibiliya n'indirimbo. Mushumba wababwirije yabatongerera ababwira ngo ntimuzaba Kristu kuri uyu munsi mwashyingiweho gusa ngo mugende mwiryamire mu rugo mugire ngo mwageze mu bisubizo. Rero ifunguro rizatunga ubugingo bwanyu riri mu ijambo ry'Imana. Twarize ibintu byinshi, twize uburyo muzajya muteka, twamenye ibyo mukunda kurya n'ibindi, ariko muzarya ibiryo bisanzwe, imibiri yanyu igubwe neza. Mu minsi iri imbere nimpura namwe nzabona mubyibushye mu buryo bw'umubiri, kubera ko mugiye gutangira kurya neza. Ubujise nitwongera guhura azaba yarabyibushye n'abaye ingagari. Florence ageze iriya, ariko ndashaka ko mubyibuha no mu mwuka, sibyo? Mubyibuhe no mu mwuka, mujye musenga, musome ijambo ry'Imana, mwuzure umwuka wera, muririmbe, imitima ibohoke. Bana banyu Imana izabaha, twabaturiyeho umugisha wo kubyara, muzabigisha ijambo ry'Imana. Abashyitsi bazajya bazi iwanyu, mujye mubaha ibiryo, mubaha ibyo kunywa, ariko mubahe n'ijambo, sibyo? Rero umushumba wa Bubazi ndamwizeye azabafashiriza. Haleluya. Duhe Imana amashyi menshi rero. Nongeye kubatongerera imbere y'iri torero, ntimukaryame nk'uko ntimukaryame mutariye ibiryo bisanzwe, keretse mwasenze mukiyiriza. Ariko iby'ijambo ryo ubwo mbabwiye ko ibiryo byo mushobora kwiyiriza mukamara iminsi 2 musenga Imana, ariko iby'ijambo byo ntimukaryame na rimwe mudasomye ijambo ry'Imana. Ibyo bintu muzambabarire mubikore, sibyo? Ubundi rero niduhurira mu ijuru bizaba ari sawa cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Duhe Imana amashyi menshi ku bw'aba bageni. Ariko nanone haleluya, abagabo mwamfasha mugaha amashyi menshi cyane Imana, mwakira Justin nk'umugabo mushyashya kiri mutoya. Aba bagabo bababonye barakwakiriye. Yego, abagore rero namwe munyakirire Florence, muhe Imana impundu zanyu ndashaka kuzumva. Yego, ubundi rero turaza gukomeza kubasengera, tubifuriza kuzagira nyine urugo ruhire. Ariko pastor ibi bintu bikore, basengere, wongere ubasengere, namwe muhaguruke mwebwe mwese mwabaherekeje, musengere iyi couple natwe tuyikikije, sibyo? None Imana izabafasha. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mwaza no gusengera aba bantu, se muhaguruke mubasengere, ngewe nabafashe. Yego, reka abakozi b'Imana banyemerere n'ukuri bongere babatunga ibiganza, hanyuma namwe mudufashe dusengere uyu muryango. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, tugushimiye urukundo wadukunze,
tukiri insoro mu nda z'ababyeyi bacu wari utuzi, aho tuvukiye waratumenye, aho dukuriye wakomeje kubana natwe, mu rugendo rw'ubuzima ntabwo twigeze tukubura. N'uyu mwanya twakomeje kukubona, twakomeje kumva ijwi ryawe, twakomeje kumva utembera aha hantu. Mana, tunejejwe n'imirimo wakoze. Uyu mwanya dufite amashimwe y'uyu muryango, dufite amashimwe y'uko wabarinze ukabarindira ahantu hatandukanye. Mwami, ariko uyu mwanya ukaba utwemereye ko Nyiringabo Imana bahagarara aha hantu mu nzu yawe kandi bahamya kugira neza kwawe, ndetse banagaragaza ko biyemeje kubana nk'umugore n'umugabo. Natwe turasenze Kristo, reka ubashyigikire. Tuzi neza ko utarinze urugo abarinzi babera amaso ubusa, dusobanukiwe neza ko utatwubakiye abubaka bakubakira ubusa. Uyu mwanya twatuye umugisha kuri uru rugo, twatuye uburinzi kuri uru rugo, Yesu, reka ukomeze uyu muryango, reka uwushyigikire Mwami. Dore mu isi tujya tubona byinshi binyeganyeza abubatsi ngo, binyeganyeza imiryango, ariko turasenze kubw'uyu muryango, reka uwuproteje Mwami Imana, reka uwushyigikize imbaraga zawe. Mwuka wera w'Imana reka abane nabo, imbaraga z'ijuru reka zibagote mu izina rya Yesu Kristo. Twatuye uburinzi bw'ijuru, dusabye imbaraga z'umwuka wera zibakomeze muri uru rugendo. Kandi Mwami Imana, dore bahawe impano yo gukora umurimo wawe, reka igihe cyose bazicara bakumva bararemerewe mu mitima, bazakuririmbira ubumve, bazakunezererwe kubw'indirimbo. Nibafata ijambo ryawe bakarisoma, reka uzababera umwigisha w'ukuri, kandi iri jambo reka zizayobora intambwe zabo. Tubasabiye umugisha rero utagabanyije Mwami. Dore ababyeyi, inshuti, itorero ryawe rihagurukijwe no gusaba umugisha. Imigisha utanga ni myinshi, waravuze ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyawe. Natwe turasenze Mwami, kuko ubaza ukaba ubasobanukiwe. Reka ugendane nabo, reka utangirane nabo uyu mushinga, reka ntuzababe kure Mwami. Imbaraga zishobora byose zigendane nabo, kandi umugisha w'Imana Data, Imana Mwana n'Umwuka Wera ugumane nabo uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Haleluya. Mwicare muruhuke rero, turabishimiye abageni bacu. Nawe y'ukwaruhanje birwa n'ibyo ngonuwe, nawe y'ukwaruhanje. Turagushimye Mwami Imana yacu, tugushimiye ko wadutungishije uyu mwanya, ukaba uduhaye umutima wo gutanga kugira ngo dushyigikire umurimo wawe. Reka iri turu ryeze uriho umugisha, kandi abakoze ku butunzi bwabo bose Mwami ubahe umugisha, ndetse n'abatagize icyo babona ngo baguture nabo ubahe umugisha. Mu kindi gihe nabo bazabone uko bashyigikira umurimo wawe. Reka Mwami ukomeze kwagura umurimo wawe kubw'iri turo, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye uyu mwanya twarimo w'iteraniro, tugushimiye ko wabanye natwe ukatugirira neza. Turagushimye kandi kubw'uyu muryango wa Justin na Florence, twongeye kuwusabira umugisha. Ariko natwe dufite imiryango tuvamo, imiryango yacu turayisengera nayo kugira ngo uyihe amahoro n'umugisha. Ndetse twongeye Mwami kukwereka imiryango uyu munsi itameze neza, imiryango ibanye nabi, kugira ngo iyo nayo uyihe amahoro, uyongerere urukundo. Dusabiye ndetse Mwami Imana yacu n'indi miryango yaba yarashingiwe kera, ariko uyu munsi bakaba batarabona abana. Twatuye umugisha ku bantu bafite imiryango ariko bafite icyifuzo cyo kubona abana. Twatuye umugisha w'urubyaro kuri iyo miryango mu izina rya Yesu. Kandi Mwami, hari n'abantu bageze mu kigero cyo gushaka ariko uyu munsi batarabona abo bazashakana, ndetse ukabona bararengeje imyaka mu buryo bugaragara. Abo nabo turabaturiraho gushaka mu izina rya Yesu. Kandi nanone ufite abandi wagiye uhamagara mu mihamagaro itandukanye, bamwe ukabahamagara kukwiyegurira burundu. Abo nabo Mwami ukomeze kubakomereza mu buntu bwawe, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Reka dufatanyije n'abashumba
begere hano imbere kugira ngo tusabe umugisha w'Imana. Turabashimiye cyane rero, dushimiye umuryango mushya wa Justin na Florence, dushimiye namwe mwese mwaje mu rusengero kubashyigikira no kubasengera. Imana ibahe umugisha. Ubwo mwabonetse mu nzu yayo, namwe Imana ibe mu byanyu kandi bashyigikire mu izina rya Yesu. Reka rero dusabe Imana kugira ngo iduhe umugisha. Uwiteka Mana y'amahoro ibahe umugisha, ibagirire neza. Mana y'amahoro yite cyane ku muryango mushya wa Hitimana Justin na Uwimana Florence, kandi yite no ku miryango yanyu mwebwe mwese mwabonetse muri iri teraniro. Mana ikomeze kubashyigikira mu byo mugiye gukora byose. Mana igendane namwe, Mana ibe mu byanyu byose, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Guhorana ku mutima tukababare shenge, imbabariza umutima, feel this one. Twahuje n'Imana, ninde warutanya n'urupfu ntirwabibasha. Twahuje n'Imana, ninde warutanya n'urupfu ntirwabibasha. You're all I need, you're all I need, you're all I need, you're all I need. Tuzabisangira ibintu uzansangana, ari wowe tubana naya ubusankingana. I never believed in love kugeza nkubonye ma, menya ko ndabaho ndagufite by my side. Niyo waba ku mutima, muhorana ku mutima, imbabariza